Yap, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba wakwandikira umuntu ukoresheje email, kuko hari abantu benshi usanga batazi kubikoresha kandi ni ibintu byoroshye umuntu wese yabikora ufite smartphone. Okay, twagiye. Uraza kuri smartphone yawe bisanzwe, ukaza ugasearchinga hano muri zino application ufite, ukaza hano kuri email ugakandaho, email igahita ifunguka. Wewe nta kindi ubuhita ukora, ubuhita uzana kuri kano gakaramu hano handitse compose ugakandaho. Ubwo umaze gukanda kuri compose hano hahita hafunguka, hano handitseho compose nyine, urabona hano hahita hazaho forum ubwo nyine wenda ubutumwa bugiye guturuka kuri wowe witwa gutya, yego iyi ni email yanjye, ubwo nawe hahita hazamo iyawe kuri tu. Ubwo tukaza hano kuri tu ugahita wandikamo wenda tuvuge izina ry'umuntu ugiye kwandikira, tuvuge wenda tugiye kwandikira no email. Okay, wemeza ubona ko ryagiyemo, uvuze ngo iri email ibaho, ugahita uza hano tuvuge niba ari nka document ushaka kumwohereza, ugahita uza hano kuri kano kantu kameze nk'akantu kagakasi sinzi ukuntu nakita, ukaza hano kanditseho attach, yego attach file ugakandaho. Kuri attach file ubwo hahita hafunguka nyine mu mafayiro wari ufite, wowe ugahitamo file ugiye kumwohereza, tuvuge wenda tugiye kumwohereza nk'iyi file yanditseho Noheli nziza, ukayikandaho. Wamara kuyikanda tuvuge uti wenda ukari ukuntu wohereza umuntu ubutumwa, noneho hakaba hari ijambo ribanza hejuru, wenda azi kurikanda abone gufungura na board tumwohereje, wenda tumwandikira ngo muraho, yego muraho neza. Okay, urabona ko ari muraho neza. Tukajya dukanda kano kantu kari hano kameze nk'akambi kari hagati hano hejuru na compose, kuri ka kantu ka attach kagasimbuka kajya kuri hano ko hagati kameze nk'akambi ukagakanda.